Celebobo Studio. Celebobo TV. Yes, reka nongere mbasuhuze inshuti zanjye mukunda kunkurikirana hano kuri Celebobo TV. Njyewe ndi kubasuhuza nkaba ndi Celebobo. Ese mumeze muti? Reka nizere yuko mumeze neza, ariko ndabizi muba mugomba kumera neza kuko muri abantu banjye. Niyo mpamvu nanjye rero umunsi ku wundi mbanza nkabasabira ku Mana, nkabasengera kugira ngo mubashe kuba mumerewe neza. Yes, ndagira ngo rero nkugezeho ibintu 10 ubanza kwitaho iyo ugiye gutangira ukoresha mudasobwa. Ibi bintu ko ari 10 ni ingenzi kuri wowe igihe rero waba wicaye ugiye gukoresha mudasobwa. Ubwo mvuze mudasobwa hari abatabasha guhita basobanukirwa. Iyo mvuze ngo iyo ugiye kuba wakoresha computer, niba ari ubwoko bwa desktop cyangwa se ari ubwoko bwa laptop, ewana imashini yose ipfa kuba ari imashini yerekeranye na computer cyangwa se ikora ibintu nk'ibintu nyine byo gukoresha nk'uko computer murabizi umumaro wa computer inshuro nyinshi ni ukwandikaho, kureberaho ibintu, bega ikorerwa akazi kenshi. Ndabizi yuko abantu benshi mutunzwe na computer cyangwa se mudasobwa. Niyo mpamvu rero mbanje gusuhuza umuntu bita Jado Ikabuga. Umeze ute Jado? Uri mu bantu nanjye nemera bazi amashortcut menshi y'imashini. Nite suhuza n'umuntu bita Ngabo ku Ruyenzi. Umeze ute Ngabo? Nawe ndakwemera cyane, nawe mu bintu byo kweditinga ku mashini, mu bintu bya After Effects nawe uri umuntu nemera cyane. Uyu Ngabo rero impamvu mwemera buriya mujya mubona iriya logo iba muri ibi bintu byanjye, muri aya mavideo mba nakoze. Reba iyo logo iri kuri screen yanditseho Celebobo TV. Ako kantu ka designinze gutyo ninjye waka designinze, ariko buri ibindi bitekerezo nabihawe n'umuntu bita Ngabo ku Ruyenzi. Niyo mpamvu romba mbanje kuba ni Ngabo, nawe respect kabisa, nawe ndakwemera, nawe uri mu bantu b'abahanga kuri machine, nawe ndakwemera cyane. Abantu bose muzi machine ndabashuhuje. Ndaje none mite mbabwira ibyo bintu uko ari 10. Yes, ubundi bavuga yuko rero ngo buriya screen za mbere zo mu mamashini aya mukoresha, ndabizi ngewe kera nyiri umwana najyaga mbona computer ajyaga akoresha screen mato cyane. Wabonaga nyine yabaga ayo screen wabonaga yakamo kara y'ubururu, niba mubyibuka abagiye bakoresha imashini kuva kera. Ndabizi kuko ngiye ndi mu bantu nanjye bakoresheje imashini kuva kera. So rero wajyaga ubona yuko mashini zabagaho kera zabaga zifite, urabona nk'aya mateleviziyo y'amaromba aya ngari ari kugenda acika, murabona yuko haje aya flat nyine, flat screen. Mbere rero hari amamashini cyangwa se n'amateleviziyo yabaga afite biriya bintu by'inyuma, kiriya kibogisi cy'inyuma nyine, mbega ukabona yuko byabaga bigaragaza ko ari ibya cyanyine, ntabwo kabaga ari very smart nyine mu kuntu ngo ubona ari akantu kari flat cyangwa kari small size, wasanga ari ibintu biri big size nyine ari binini. So rero bivugwa yuko cyangwa se ko nagiye nsoma mu bitabo n'amadocumentary amwe namwe nagiye mbasha kugenda nkurikira nkumva, bavuga yuko mbere imashini zasohokaga mbere zaga zifite amascreen, ari amascreen inshuro nyinshi iyo wabaga ukunda gukoresha ordinateur yawe cyangwa se mudasobwa cyangwa se computer yawe, inshuro nyinshi wabashaga kurwara amaso. Niyo mpamvu abantu ba kera bakunda gukoresha amamashini inshuro nyinshi wasanga bakunda kuba bambaye lunette z'amaso. Ariko kuri ubu ngubu nakubwiza ukuri ko igihe maze ndibaza ngiye kumara nk'umwaka wa 11 nkoresha mashini, kandi inshuro nyinshi nkunda uzwa ku munsi mu kazi kanjye nkora ka buri munsi, inshuro nyinshi nkunda kuba nicaye iruhande rwa mashini. Ariko nakubwira yuko narigera numva mfite ikibazo cyo kuba navuga ngo amaso ari kundya, ngo bigeze naho nshobora kuba najya kugura lunette. Urumva uko rero ziri kuza ubu byo zigaragara yuko zo ziri mu mashini zitabasha kuba aya screen yazo atabasha kuba yatera amaso, bitewe nuko urumuri rwayo nyine ubona ruri minimum cyangwa se rurengeye ku buryo bidashobora kwangiza amaso. Yego nanone birashoboka bitewe nuko ubusanga amaso y'abantu aba afite ubudahangarwa butangana, ushobora no kuba wanayarwara, ariko inshuro nyinshi ubona yuko ubu ngubu bitandukanye n'ibya mbere nibwo byari birenze nyine cyane, ugasanga harimo ikibazo cy'uko ushobora kuba warwara amaso, ariko ubu ngubu ntabwo bikiri nka mbere. So niyo mpamvu rero ngira ngo niba
utarakora subscribe hano kuri Celebobo TV, banza ukore subscribe. Numara gukora subscribe ukore share kandi ukorana comment kugira ngo ubashe gukurikira iki kiganiro kimeze neza, kandi niba kiri bukuryohere woherereze ako link n'inshuti yawe ibwira uti kurikira iki kiganiro kuko ari cyiza kibashe kugufata. Icyo gihe nawe urabukoze umusanzu munini, urabutanze umusanzu munini kuri twebwe kuri Celebobo TV, kandi nanone urabugize neza n'Imana izabigushimira kuko izavuga iti wafasha akantu koherereza mugenzi wawe nabasha kwiyungura ubumenyi, uramuburiye. Mujye muburira bagenzi banyu, ngiye nkora ibiganiro n'ubundi byo gufasha abantu, nawe jya ugifata rero nawe umfashe mu murimo mba narihayemo, mu murimo nyine mba naraje ngira ngo nkore nyine tugarura abantu mu byiza, barye indyo ikwiye kuri social media, pana kuza dusebanya dushyiramo ibyangiza umuco, twangiza tubeshyera abandi. Abandi nabonye basigaye bashaka views mu bintu bidakwiye, twe dukore mu bintu biciye mu mucyo byiza, ku buryo burya gusohora amagambo biragoye ariko kuyagarura, gusohora amagambo biroroha ariko kuyagarura bikagora. Niyo mpamvu rongewe iyo ngiye gusohora aya magambo ndabanza ngatekereza nkavuga ni byibura nuzayumva zumve yuko ari amagambo asobanutse neza. Yes, kora subscribe rero ukore na share kandi ukore na comment hano kuri Celebobo TV. Yes, ingingo ya mbere rero iravuga ngo igihe wicaye ahantu ukoreshereza mashini yawe, niba ari muri biro yawe cyangwa se ahantu runaka, mbere na mbere ushobora kubanza ukirinda ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa kugira ngo bibe bitabasha kuba byameneka muri mashini yawe. Murabizi yuko bajyaga bavuga yuko icyayi ari kibi iyo kimanitse mu mashini, gishobora kumeneka muri keyboard, imashini yawe igahita ipfa burundu. Niyo mpamvu rero ugomba kwirinda ibinyobwa cyangwa se ibiribwa aho ukoreshereza mashini yawe. Iyo ni ingingo ya mbere. Ndaje noneho nguhe ingingo ya kabiri. Yes, ingingo ya kabiri rero banza ucekinge neza urebe yuko imigozi y'imashini yawe cyangwa se niba ufite za printers urebe yuko ayo makebo yayo acometse neza kandi akaba ari ku murongo umwe atabangamye, kugira ngo bibe bitagukururira impanuka. Kuko hari igihe nk'umuntu ashobora kwinjira niba aje muri biro yawe, igihe atambutse za nsinga zikaba zamufata. Aho twavugamo nk'uko urabona mashini iba ifite adaptateur cyangwa se umugozi w'umuriro. Icyo gihe rero uba ugomba kumenya niba uwo mugozi ucometse neza kugira ngo umuntu aba atawusitaraho. Hari indi migozi ya internet twavugamo nka za RG45, nazo uba ugomba kureba yuko zikonegise neza. Hari n'abantu bashyiraho ama USB n'abari gucaginga za telefoni cyangwa se power bank cyangwa se n'utundi tuntu. Hari n'abashyiraho ino migozi ya za VGI, video graphic interface. Iyo ngiyo nayo uba ugomba kwitaho ukareba yuko iyo migozi niba inakonegisa ariko ifunze neza kugira ngo ibitaguteza ikibazo. Ibyo nabyo ni ibintu uba ugomba gukurikiza. Iyo akaba ari ingingo ya kabiri nakubwiragaho. Yes, ingingo ya gatatu nanone buriya ngo usabwa kuba igihe wakoresheje imashini yawe ubona yuko inaniwe, uba ugomba kuba wayizimya ukayibika. Kuko urabona mu bikoze imashini harimo ibyuma biba bikenera umuriro, ariko hari n'ibiba bidakeneye umuriro urenze. Mujya mubibona yuko imashini naho ziba zifitemo utuntu tw'amaplastike, akabamo n'insinga n'utundi tuntu tumeze nk'amashashi tugiye dutandukanye. So urumva ko rero igihe imashini ubona yuko inaniwe, hari n'ibimenyetso bimwe na bimwe mujya mubona n'igihe ukoresha imashini wajya uyikoraho no kubera umwanya munini imaze ukumva yashyushye, cyangwa se wakora nko ku mpande hariya haba harimo removing the dust cyangwa se hariya imikungugu ibisohokera hariya kuri fani, ukajya wumva imashini irimo irasuma cyane. Kirya gihe rero ni nk'ibyo bimenyetso uba uboneraho yuko imashini yawe yamaze kunanirwa. So rero biba byiza iyo ufashe imashini ukayizimya kugira ngo iruhuke. Hari abantu najyaga numva baganira ari nko gutebye ko akavuga ngo uyu muntu ngakora nk'irobo,
ngo bazi yuko ngo buranga irobo ngo rikora ngo ibintu byinshi ngo ariko niriruhuka, ariko ntibazakubeshye kuko buriya mu bintu biba bikoze amarobo hamwe ibyo bita ama resistance, hakabamo ibyo bita ama capacitor, hakabamo izo bita za transistor, hakabamo izo bita za diode, habamo ubwoko bwinshi bw'amakomponenti ya electronic. Buriya rero nayo inshuro nyinshi uko ikora umwanya muremure, robo naryo rishobora kwangirika niba ryari kuzakora nk'imyaka nk'itanu ugasanga rikoze imyaka 2. na mashini yawe rero kuyifata nabi, niba ari kuzakora nk'imyaka 5 uzajya ujya kubona ubone hashize imyaka 2 ubone imashini yawe itangiye kugenda yizimya uyoberwa ibibaye. Kuko ngiye ntabwo urugero byigeze kumva imashini yanjye nkabona ifite ikibazo, ntayatsa nkabona yakora akanya gato mwumva irashyushye cyane igahita izima, nza gusanga ari ikibazo cy'amavuta ariya yo kuri CPU aba yagizemo ikibazo kubera bwa bushyuhe. So urumva ko rero icyo kintu nacyo uba ugomba kucyitaho. Iyo yari ingingo ya 3, none reka nze mugezeho ingingo ya 4. Yes, ingingo ya 4 rero nayo iravuga ngo gerageza igihe ufite imashini wirinde kuyikoresha wicaye mu ntebe cyangwa se wicaye mu buriri. Ikindi kintu nanone kikosa ugomba kwirinda buriya, ntago ari byiza gukoresha laptop yawe wayishyize ku bibero. Njya mbibona nk'inshuro nyinshi abakobwa muri mu bantu babikunda cyane, niba ari usanga n'ubundi abakobwa mukunda gukoresha mini laptop cyangwa se utu laptop dutoya cyangwa se n'ama laptop asa naho aba ari flat cyane, usa nkaho ubona tworoshye cyane nk'abakunze gukoresha za Apple cyangwa se bakoresha n'utundi tumashini tw'ama ThinkPad, ugasanga bagafata nk'ari akantu kari very cheap cyangwa se koroshye cyane ku buryo niyo yaba yarari mu buriri yiryamiye ahita atekereza kuri mashini akavuga ati reka nze akoresha, agahita afata imashini ari mu buriri aryamye ukabona yirambitse iruhande rwe agatangira kuyikoresha. Biriya rero ni ibintu bibi cyane. Ubundi buriya imashini ikenera kwinjiza umwuka ukonje noneho yo igasohora umwuka ushyushye. So rero uko uyiyegereza cyane bituma bwa bushyuhe bwawe bukorana nayo, bigatuma noneho ubushyuhe yari ifite bubasha kwiyongera. So rero mugomba kumenya ko ibyo atari byiza kuko nabyo uba uri muyigabanyiriza igihe cyo kuramba. Kandi murabizi imashini ziri mu bikoresho bihenda, ayo mafaranga rero uba wayitanzeho, ubwo nutekereza kubikora ujye wibaza niba ufite andi wabitse nayo wateguye kugira ngo uzaguremo indi mashini mu minsi ya vuba. So iyo yari ingingo ya 4, none ndaje mugerere ku ngingo ya 5. Banza rero ukore subscribe hano kuri Celeb-Popo TV, ukoresha kandi ukagukorana comment. Yes, ingingo ya 5 yo rero muyitondere kandi muyiteho. Baravuga ngo zirikana yuko imashini yawe ari mbi ku buzima. Niyo mpamvu rero ugomba kwitondera imashini. Uko inshuro nyinshi tuvuge nk'urugero, ubu ngubu ntabwo bikwiye ko ushobora kubufata nk'ubu mashini iri kwaka ukayifata ukayitereka ku mutwe wawe ukayikorera ukayimazaho nk'isaha. Mubwiza ukuri ko ushobora kuyikuraho wayitereka hasi ugasanga urwaye umutwe utazabasha gukira vuba, cyangwa se akazamo n'ibindi bibazo, kuko tuzi yuko mashini ikozwemo n'udukomponenti twinshi, harimo udu-PS twinshi dutandukanye. So naguzi rero muri utwo dukomponenti turimo niba haba hatarimo n'utwagutera na kanseri cyangwa se n'izindi ndwara. Niyo mpamvu rero uba ugomba kuyitondera ku buzima bwawe. Niba uri kuyikoresha ukayikoresha neza mu gihe gikwiye kandi n'uyikoresha mu gihe cy'umurenge, kuko nanone inshuro nyinshi igihe abantu bakoresheje mashini, abantu bakunda gukoresha imashini inshuro nyinshi ukunda kujya kubona ukabona hari nk'igihe kigera ukumufite ikibazo kumva mu mutwe uri kukurya, kumva nyine hajemo akantu ka stress, ukaba yewe bishobora no kuba byaguteza n'indwara zituruka. Niyo mpamvu rero uba ugomba kwitonda. Yes, iyo yari ingingo rero ya 5. Ndaje noneho mugerezaho ingingo ya 6. Yes, ingingo ya 6 rero nayo iravuga ngo igihe uri gukoresha mashini ugomba kwicara neza uko bikwiye.
mujya mubona yuko nk'abantu bakunze gukoresha imashini bicaye mu biro, mujya mubona intebe bakunze kuba bicayemo ko ni intebe iba ihagaze neza ku buryo n'uyicaramo uba ubona yuko aba atagaramye cyane, mbega ukabona ni intebe iba ikoze neza kuko ku buryo ubona yuko bigendanye na mashini, ku buryo na wa muntu niba yicaye kuko urutirigongo rwawe ruba ruhagaze mpye, mbega ruhagaze neza rushinze ku buryo ubona yuko nawe niba uri ku mashini wicaye urebana nayo bya nyabyo. Igihe rero wowe uzaba uri gukoresha imashini yo kumva hajemo akantu kuko umunaniro, niba unaniwe funga imashini ugende ujye kuruhuka, cyangwa se uyifunge usohoke ugende ukore udusiporo dukeya nk'iminota mikeya wongere ugaruke kuri mashini. Igihe rero uzumva uri kuyikoresha ukumva urananiwe ugatangira kwihengeka, ugatangira kujya ujya ku ruhande rumwe ujajaba, kirya gihe bizagutera indwara. Ndibuka tukiga kera twajyaga twiga uburyo hari indwara zifata urutirigongo, habamo izo bita za osifose, yego muri ubwo buryo ugasanga urutirigongo ruhagaze neza, hari urugenda rukatakata nk'ifi iri kugenda mu mazi, ugasanga hari urwihengetse na ya mafi njya mbona mu biryogo bacuruza, uba ubona ikatisha umutwe igasa naho iri kureba ku kibuno cyayo, ugasanga nawe urwo rutirigongo rwaragiye rurakata kuko ruba rwararemaye bitewe na ya myicarire yawe, bitewe n'uko wicara nabi kuri computer. Ibyo rero bishobora kuba byazakuviramo ubumuga bw'igihe kirekire igihe utabashije kuba wabirwanya. Iyo ni ingingo ya 6, ndaje noneho nkubwire ingingo ya 7. Ingingo ya 7 rero iravuga ngo ugomba kwirinda gukoresha mudasobwa amasaha menshi. Birumvikana yuko uba ugomba kuyikoresha mu kazi, byo ni byiza cyane, ariko nanone ukirinda gukora amasaha y'umurengera. Baravuze ngo buriya ntago ukwiye gukoresha mudasobwa yawe amasaha 28. Mu by'ukuri icyo gihe biba bigaragara yuko waba warushye cyane, kandi buriya uko ukoresha mudasobwa inshuro nyinshi niko buriya ubushobozi bw'amaso yawe buba buri kugenda bugabanuka. Niyo mpamvu hari igihe gishira ukajya kubona ukuntu umuntu ahora akubwira ngo arumva amaso ngo ari kumurya, yakorewe ukabona ariko kureba nyine rimwe na rimwe ukajya ubona amaso yarimo arasa naho ajya kurira, cyangwa se akajya kureba ubona ahumbaguza, cyangwa se inshuro nyinshi ukabona bambaye rinete abantu bakunda gukoresha mashini. Kereka njyewe ni njyewe rwose utajya mpfa gukoresha rinete, sinzi bashobora kuba njyewe sinzi rwose, ukomeza banza njye ndi ikinyamaswa rwose ntabwo mbizi, njyewe ndi igisimba sinzi, ariko ubwo ngubwo nanjye nuko Imana ikiri kubimfashamo, nanjye bishobora kuzageraho ukajya ubona nanjye byaranze ari ukurebera muri rinete. So rero ndizera yuko iyi ngingo ya 7 no mubashe kuyumva. Reka none nze mbahe ingingo ya 8. Ingingo ya 8 yo rero baravuze ngo ugomba gufata amasaha runaka yo kuruhuka nyuma y'uko uvuye ku mashini cyangwa se uvuye kuri mudasobwa yawe. Nibyo mu kanya nari ndimo mbabwira. Igihe rero ukoze ukumva ugezeho urananiwe, niba mu gitondo umaze kunywa icyayi ukavuga ngo ugiye kuri mashini, gikoreshe nuza kugera saa 6 uruhuka ujye gufata ifunguro, nugaruka n'ubundi niba uri bwongere ugasubira kuri mashini, ariko ibigaruka byurabashije kuruhuka neza, wumva yuko mu mutwe umeze neza kandi n'amaso wumva ko nayo yaruhutse neza, uri kubasha kureba neza. Ibyo nabyo bizagufasha. Niho kuri ingingo ya 8 rero niko yo ivuga ko ugomba kubanza ukanaruhuka. Ndaje noneho mugerere ku ngingo ya 9. Ku ngingo ya 9 rero baravuze ngo umuntu amara amasaha menshi akoresha mudasobwa, ariko nanone nubwo ushobora kuyamara wicaye imbere ya mudasobwa,
ntibivuze yuko utajya unyuzamo ngo nahaguruke ujye no mu bindi. Tuvuge nk'urugero, ushobora kuba urimo ukoresha mudasobwa niba ukora ibintu by'irembo, ariko igihe uri kwaka n'ibyangombwa ukabona biri gutinda kuza, uba ugomba kunyuzamo ukanahaguruka ugatembera gake aho ukorera, niba ari mu nzira cyangwa se muri sale runaka, mu gihe bya bindi biri kwirodinga. Ntabwo bivuze yuko niba wicaye ku mashini igihe nta kintu uri gukoraho, ibindi biri gukorwa na sisiteme, ukomeza ukareba muri sikirini z'imashini. Hoya, ntabwo biba ari byiza. Igihe niba uri kweditinga, niba uri umuntu weditinga amavideo, igihe umaze gukora video neza, igihe uri kwegisipotinga, ntabwo bivuze ngo ukomeze wicare kuri sikirini urimo ureba uko byegisipotinga. Hoya, kata ubona tembera nyine, niba hari na ji wifata uyinywe, niba hari amazi uyafate unywe, ubashe kuruhuka neza. Kandi ibyo nanone, ibyo ngibyo buriya umuntu ukoresha computer iba ari kimwe na telefone. Uko wumva ibintu bya computer biba bimeze, no kuri telefone yawe ubashe kubyumva. Niba utagira computer, nuvuge ngo ngenga iki kiganiro ngo sere ngo yakoze ngo ngewe ngo ntago kindeba, nawe kirakureba yuko kubera ko nawe utunze telefone. Niyo mpamvu rero nawe utagomba kwirya ngo uvuge ngo ngewe ngo ibyo birareba ngo bafite amamashini. Hoya, urabona ko mashini niba ifite screen na telefone yawe igira screen, nabyo uba ugomba kubisanisha ukabyumva nawe ukajya witwararika. Yes, iyo ni ingingo ya 9. None ndaje mugerere ku ngingo ya 10. Yes, ku ngingo ya 10 rero baravuze ngo igihe umaze umwanya munini kuri mudasobwa ariko nanone bitarenze amasaha 3. Ngo biba byiza nk'iyo umaze amasaha 3 wakoreshaga mudasobwa kuba wahaguruka ukareba nk'akantu ufata ko kunywa, niba ari amazi ukayanywa, niba ari fanta ukayinywa, kandi niyo yaba ari n'amata ukayanywa. Ibyo bizagufasha neza, noneho bitume wowe mu mitekerereze yawe cyangwa se no mu mikorere yawe, ubwonko bwawe cyangwa se na bwa bwenge bwawe busubira ku gihe neza, ku buryo nuza kongera gusubira ku mashini biza kumera nk'aho ari ibisanzwe. Za mvune nyine ziba zavuyeho, wa munaniro wagize ubagabanutse, noneho ubugarutse nyine ari nkaho ugarutse kuri mashini bushya. Niba ugiye kongera andi masaha 3 aza yongera kuri yayandi akaba 6, ariko mu by'ukuri noneho icyo gihe uba wumva muri uri free nyine umeze neza, bisa naho utigeze unaruhamo cyane. Yes, iyo rero yari ingingo ya 10, tukaba ari nayo dusorejeho. Ese ibi bintu hari icyo byaba bigufashije? Niba byagufashije byandike muri comment. Yes, murakoze cyane rero. Reka nongere suhuze abantu mwese mwize computer electronique cyangwa se abantu mwize abantu namwe mwize computer science, namwe ndabasuhuje cyane. Haramo najyaga numva babyita ngo ni computer, ngo ni CSM na CSS. Twebwe mu gihe mutwe muri secondaire twatuvuga ngo ni seri. Yego cyane, ndabyumva yuko mwabashije guhita mubyumva ababizi. So abantu mwize rero computer science nabize computer electronique, ndabashuhuje cyane. Abandi bo ndabihoreye. Abandi suhuza ni abantu mwediting ibintu by'amavideo, amafoto, abantu mukora ibintu by'irembo. Umuntu wese uzi ko hari aho ahurira na computer cyangwa na mudasobwa ndamusuhuje. N'umuntu wese uzi ko hari ahahurira na telefone. Ubwo sinshuhuje isi yose ko mbona abantu bose basigaye bakoresha amatelefone, kereka abantu b'impinja, ariko nsigaye mbona nazo zisigaye uziririra amatelefone y'ababyeyi bazo, nazo zageze mu iterambere riba ryiza, ariko nanone hari aho rigera rikagira ibyo ryangiza. Ntirikabashuke cyane rero, mujye mushyira mu nyurabwenge zanyu. Yes, ndabakunda cyane, kandi izina ni Sere Bobo nk'ibisanzwe. Niba mutarakora subscribe, mwongeye mukore subscribe, mukoresha kandi mukagukwana comment hano kuri Sere Bobo TV. Ndabakunda cyane, Imana y'umugisha ibamere umugisha mwinshi cyane. Impamvu mvuze ngo ni Imana y'umugisha nuko iwufite kandi iwuhorana. Niyo mpamvu ngira ngo niwubakire, nemere mbahakirwe, bakira umugisha ku Mana iwuduhane twese mu izina ryayo ryera. Amena. Ndabakunda cyane rero, tuzasubire mbaha ikindi kiganiro.